Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinda ikintu busabwa, nukubona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare utubwire uburyo ushaka. Ese ushaka kwiga mu buryo bwa online bidasabye ngo tube turi kumwe, cyangwa ushaka kwiga turi kumwe? Ibyo byose tubigufasha. Iyo uri kure cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakuna uze twigane mu shuri, tukwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Cyangwa ukeneye kwiga mudasobwa, cyangwa se warigishije ariko ukeneye ko tugugura umunsi umwe cyangwa ibiri, ibyo byose tubigufashamo. Twandike cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga rero wegereye iranzira y'abanyamaguru usanze bategereje kwambuka, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aho kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, mbega kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, se gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo koresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Murabizi kuri buri kibazo tuba dufiteho ibisubizo bine, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kuromano turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, kuko iyo uhageze ugasanga bategereje kwambuka isaha n'isaha aba yahita yambuka kubera ko ari ku nzira zagenewe abanyamaguru baba bagomba kwambukiraho. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Rero iyo uhageze uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe umunyamaguru wa mbere yaba atangiye kwambuka. Ndizera ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo. Ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, naye matara y'urugendo ugomba gukoresha. Ese naye matara ugomba gukoresha? Ano amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu, mbega amatara kamenabihu y'imbere, se amatara yo kubisikana mu gihe kuri de bari kutubwira ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Ese bushaka gukoresha yaye matara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, amatara kamenabihu y'imbere. Batubwiye ngo ni ku manywa ngo urumuri rudahagije hatabona neza, ni igihe cy'imvura hari nk'ibihu. Rero uhita ukoresha amatara kamenabihu y'imbere. Ndakeka ko waramutamo B,
ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni icyo ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. Hagaze ku muhanda, hari ibihu, hari intera abayobozi baza bagusangamo batari kubona imbere yabo kubera ko ni igihe cy'ibihu, hari intera utari kurebamo imbere yawe. Ese ni icyo ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Ari nko kureka amatara ndanga akaguma yaka, mbe nko kureka amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu akaguma yaka, se nko kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese hano isoki kuri ni A, kureka amatara ndanga akaguma yaka. Ese hano isoki kuri ni B, kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. Ese hano isoki kuri ni C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. Cyangwa hano isoki kuri ni D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko isoki kuri amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni ukureka amatara ndanga akaguma yaka, amatara ndanga cyerekezo cyangwa se ibyo mwita mwebwe ngo ni ibinyoteri, kubireka bikagumya byaka. Ikibazo cya kane ni icyo ku cyapa, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosoranya kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye cyangwa ni impande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Icyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ari umuhanda wubatswe nabi, mbe ngo agacuri kateza ibyago, se umuhanda utaringaniye mu gihe kuri de bari kutubwira ngo akazamuko gahanamye. Hano urabona igisoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka ndetse ukeneye nko kwiga twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Tubwire amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, tukwigishe aho waba urose mu gihugu, kandi nugiye ko uzakorera imwe uhite utsinda. Hano twanjye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ndakeka ko hano amaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Iyo ubonye kino cyapa ugiye kugera ahantu hacuramye, ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video namaze kuyigukorera iteguye neza, sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyirebe kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa kire kujya kikugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Buriya nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Cyo kikaba gisobanura iki? Ngo hegereye umuhanda unyerera, mbega ngo imbere ipine ryapfumutse, se ngo hegereye icyako kidasobanuye ukundi, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Nkwibutsa ko uri gukosora kino kizame ukagira ikibazo, hakagira ibikunanira, ari ibipimo, ari amatara, ari ku byapa, ari ibimenyetso, uhita ubyandika muri komenti tukaguteguriraho isomo. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, no gukanda subscribe kugira ngo nikiraho iryo somo uzahita uribonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga mu zindi ndimi z'amahanga? Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe bamudepashije? Nibyo mwebwe muvuga, ariko ikinyarwanda cyiza bazakoresha ni ukunyuranaho.
unyuzweho n'ikindi kinyabiziga cyangwa se undi muyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma arakudepasa. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? ari gukomezanya umuvuduko wari ufite, mbega ngo kujya iburyo se ngo kujya ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kongera umuvuduko. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ari kimwe, ni ugukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari abantu benshi bakunda gukora ikosa, baba batangiye kudepasa ukagira ngo akwibukije ko wari uri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko, kandi we ari kukunyuraho, ari gukoresha uruhande rw'ibumoso. Ubwo rero ikintu uba ugomba gukora ni ugukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Ibyo bintu bibiri nibyo uba ugomba gukora. Rero hari igihe umuntu ahita yongeza umuvuduko ukagira ngo nawe ngo agiye mu maresiganwa, kandi we aba yagiye mu ruhande rw'ibumoso, bikaba byateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda, mwebwe muba mwarize amategeko y'umuhanda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa rumaro kikurura na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ubuhe bugari? ari ngo metero imwe n'ibice 25, mbega ngo santimetero 30, se ngo santimetero 75, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Hari igihe kino kibazo bakiduhaye tugahitamo A, hari n'igihe bakiduhaye tugahitamo B. Ese tuzahitamo A ryari? Ese tuzahitamo B ryari? Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ifite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo pikipiki uhita uhitamo santimetero 30. Noneho iyo batangiye kino kibazo bakavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, tuzahita duhitamo metero imwe n'ibice 25. N'utyo bakibaza ukamenya ko niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kuzahitamo metero imwe n'ibice 25. Bakikubaza gutya ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ugahita uhitamo santimetero 30. Ndakeka ko we hano wari wamaze guhitamo B. Ndizera ko nibaramuka bakiguhinduriye bakakiguha noneho mu ubwo buryo bundi nkubwiye, nabwo uzahita uhitamo A. Murabizi intego yacu ya Rwanda Driving College TV no kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru, ukore rimwe uhita utsinda. Niyo ntego yacu. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu birenga ku burumbare bwacyo mu mbavu, cyangwa se ngo gifite ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, biba bibujijwe. Ariko ngo ntibikurikizwa cyangwa se ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo bibyemerewe. Ibihe binyabiziga? ari ngo imashini zihinga. B ikavuga ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame bashatse kuvuga ngo A imashini zihinga na B ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aho ho baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ndizera ko waramuzamo rero A. Ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri
itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika mu ntera ingana iki? Ariko baratubwiye ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None ano matara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ingana iki? Araba ngo muri metero 100, B mu metero 75, C ga wa metero 25. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. Turi wahisemo B nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Nkomeje gushimira abantu bamwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, haba byandika muri comment, haba baduhamagara, haba twandikira kuri WhatsApp. Mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose gikozwe cyagufasha ko wajya mu kizamu gakora rimwe uhita utsinda, ntandi uzajya ugisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ni ingenzi rero gukanda subscribe kugira ngo ujye wita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba bahagaritse ikinyabiziga hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo kiburire abandi bayobozi bari kuza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi. Ariko ariko tuvuga ngo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Muri make ibyo binyabiziga byo niyo babihagarika ntago ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibihe ari ngo velomoteri, B ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A velomoteri na B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. None hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri ni ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, yo ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Bino binyabiziga byombi iyo babihagaritse mu gihe cya nijoro, kubera ko n'ubundi byo bitwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyo cyapa nyongera giteye kubuhe buryo? Video y'ibyapa nyongera narabibakoreye, so ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Uyirebe ubona utari kuyibona unyandikire kuri WhatsApp 0789351626 muhe video y'ibyapa nyongera n'andi masomo ubukeneye umbwire nyaguhe mu gihe kitareze iminota 2 nkunda kwanda online. Ara ngo kiba gifite amabara ayika ngo ubururu, umweru, umukara, bega ngo umukara, umweru, umuhondo, C ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese we hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Murabizi bino byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bari bakubwiye kuvuga amabara ari ku icyo cyapa. Rero ni ubururu ari byo umuzenguruko, umweru ari yo y'ubuso, umukara ari byo by'ibirango biba bisa umukara. Ndizera ko waramutamo rero A, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Uva kuri A ujya kuri B.
kiriya kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Reba neza ino mirongo niyo bita ngo irabangikanye. Hari imirongo ibiri ibangikanye, hari udacagaguye hari n'ucagaguye. Kuriya iba yegeranye nibyo bita ngo irabangikanye. Ku bantu batari babizi nkeka ko mubimenye. Ara umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Se ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yemerewe kunyuranaho, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo abayobozi b'ibinyamitende gusa bemerewe kunyuranaho barenze umurongo wera udacagaguye. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Utari wareba iriya video y'ibimenyetso byo mu mihanda, nyandikira kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko hano isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Kubera iki? Bundi no mirongo ibangikanye, murabizi uri kuva kuri A uri kujya kuri B, buri uri kugendera mu ruhande rw'iburyo. Rero iyo ugiye kunyuranaho kandi mu muhanda hashushanyijemo imirongo ibiri ibangikanye, ukurikiza umurongo ukwegereye. Niba uri kuva kuri A ujya kuri B, umurongo ukwegereye cyane nuri udacagaguye, uzita ku murongo udacagaguye. Ariko uri kuza gusanga undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, we umurongo uzaba umwemereye nuri ucagaguye, we azaba yemerewe kunyuranaho, azakurikiza uriya ucagaguye. Sinzi niba mubyumvisha, ariko nuvuga ngo ukurikiza umurongo ukwegereye cyane. Hano umurongo ukwegereye cyane uva kuri A ujya kuri B n'uyu udacagaguye niwe uzakurikiza. Niyo mpamvu bavuze ngo uyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze imirongo yera. Ariko mu gihe uyu ucagaguye uzaba waje noneho nk'iburyo, akaba ari ukwegereye cyane, uzanyuranaho. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya kandi nziza. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigishwa ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Biba bishobora gusimbura iki? Ara ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Se ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Imirongo ibangikanye ni nkayira kwa kira kibazo tuvuyeho, kuriya iba yegeranye nyine nibyo bita ngo irabangikanye. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisoki kuri kirimo. Ese bino bimenyetso by'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isoki kuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko isoki kwamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Hari ikindi kibazo babaza neza kimeze gutya, ariko bavuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye ngo ndetse no ku mihanda irombereje bishate byinshi, bakarenzaho ako kajambo, uzahita uhitamo ko nta isoki kuri kirimo. Ariko niba kigohereza gutyo uzahitemo B, niyo izaba ari igisubizo cya nyacyo. Dore na hano niyo duhisemo. Ndizera ko nawe waramutse uyitamo, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Amanota ugize ujye uyandika muri komenti kugira ngo tubirebe umusaruro wawe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. None mwa bino byapa ni ikihe gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Ese ni icyapa D1A? Kiriya cyapa kibanza gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese ni icyapa E13A? Aho ni kuri B, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Se ngo icyapa C19
gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo ibiri itukura ikoza agakubo, cyangwa igiso cy'ukuri ni D. Icyapa C rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese mwa bino byapa bine ni ikihe gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa E13A. Kino cyapa E13A kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga cyangwa se biyobora, kikaba kigaragaza ko ugiye kuyinjira mu muhanda w'icyerekezo kimwe, cyangwa kikaba gisobanura kiranga ahantu hari umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ntuzabyitiranye n'ino D1A. Ino D1A yo ni icyapa gitegeka, kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba kivuga ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa, kikaba gitegeka. Rero ntuzabyitiranye na kino cyapa. Hari abantu benshi bakunda kwitiranya kino cyapa cyo kuri D1A na kino cyapa cya E13A. Kumbi kimwe kirategeka, ikindi kiraranga. Ndakeka ko we hano waramaze guhitamo B, E13A. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanyura tugikora. Ubonye ibibazo byerekeye ku byapa biri kugora, saba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video ya mukwatana ibyapa byo ku mihanda twagukoreye. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba afite ayahe mabara? Arangwa amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni kwa ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bifatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishobora kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara biratukura, bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ni igihe cy'ibihu, hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, ntibigishobora kubona neza muri metero 200. Bino binyabiziga bigaragazwa n'amatara abiri atukura inyuma, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitarenza ibihe bipimo? Ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 nibyo bisubizo by'ukuri. We hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. No kuvuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, ariko uburebure bwabyo harimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndizera ko waramuzamo D. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yiwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? A ngo toni 10, B ngo toni 12, C ngo toni 16, D toni 24. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ubwo kuvuga ngo toni 10 no kuvuga ngo ibiro 1010 aba ari kimwe, ariko habaho ingero kugira ngo boroshye ibintu. Kuvuga ngo toni 10 no kuvuga ngo ibiro 1010, urumva ibyoroshye no kuvuga ngo toni 10. Rero hano urabona ari ubuhe buremere kwa bino binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Tegereze neza
usubizanye ubwitonzi. Ese handitse kuri ni A toni 10, ese ni B toni 12, ese ni C toni 16 cyangwa ni D toni 24? Hano rero isoko kuri nta kindi ni C toni 16. Noneho kino kibazo neza neza barongera bakakibaza kimeze gutya, bavuga ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yonera ministri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uremere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 bakarekeraho. Ni ubuhe? Uhita uvuga ko ari toni 12. Bakongeraho ngo irenga hatarimo makuzungu, ugahita uhitamo toni 16. ubwo mba bikubwiye kugira ngo nuhura nacyo noneho watarengezaho ngo hatarimo makuzungu uhite nacyo ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Keretse ku byerekeye ayo matara ari ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ryerekana icyerekezo, C ngo itara ndangamurumbarare. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Muri make amatara akurikirayo ikinyabiziga gishobora kugira arenga 2. Ayahe rero kiba gishobora kugira arenga 2? Hano isoko kuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri, kuko ikinyabiziga gishobora kugira amatara ndangamubyimba arenga 2, ibinyoteri birenga 2, aho ni kuri B, n'amatara ndangaburumbarare arenga 2. Niyo mpamvu duhisemo D ko ibisubizo byose ari ukuri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara ariko bicishamo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. Mbega ngo umuhanda udakomeza ibumoso. Se ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe gukata ibumoso. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika wa papuro niso kuri nta kindi ni D, birabujijwe gukata ibumoso. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ukibonye imbere yawe ubujijwe gukata ibumoso. Ndakeka ko ramusaba mode, ndizera ko ramusukandika wa papuro. Rero hisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'umunsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo gukomeza imbere gusa. B ngo aho banyura aho kunyuranaho imbere. C ngo aho guhagarara umwanya munini, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso kuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ibyapa byose bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari impande 3, ntabwo ari impande enye, ishusho n'uruziga. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikakubaye kikuvuga ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa, kikaba gitegeka. Rero nukibona uzamenye ko gitegeka. Bakunda kubikoresha nk'igihe hari icyago kidahoraho mu muhanda, habaye nk'impanuka bari kuyobya umuhanda bakoresha bino byapa. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizaho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwire, ejo ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online, aho waba hose mu gihugu turakwigisha, kandi gukora rimwe niyo ntego yacu. Tugane ujye mu kizame wizeye ko ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tubafashemo. Abantu bari hafi gukora ibibazo bikunda gukaruka, ni ingenzi ko wajya urakosora kino kizame kiba kiri kuba kimaze gukorwa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.